Yesu nashimwe ndabakiriye mu kiganiro cya Ruswari kandi tubasabira umugisha abakomeje gukurikira ikiganiro ndetse na Rumate Imana ibahe umugisha. Reka dutangire dusenga dusangire ijambo ry'umugoroba. Ndagushimiye data, nkushimiye ko duha umwanya mwiza, umwanya wo kuganira ijambo ryawe ko buke ko bwije, kandi ukaduha uburyo n'ubushobozi bwo kubikora no habwa icyubahiro. Turagushimira ubwo kano kanya tubonye, kandi turagasengeye kugira ngo nako kaba kanya kadasanzwe kumugisha, kandi ijambo uriherekeresha imbaraga zawe kugira ngo rigire umumaro mu mitima myinshi, rigire umumaro ku bakwizera ndetse n'abazaryumva igihe kindi. Komeze kubana natwe muri uno mwanya, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu, amen. Imana ishimwe, nizere ko mwagize umugoroba mwiza, akazi keza. Reka dusangire ijambo riri muri Zaburi. Turasoma Zaburi 118, duhere ku murongo wa 14. Zaburi 118 murongo wa 14, turasoma imirongo mikeya. Reka dutangire mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, kandi yahindutse agakiza kanjye. Ijwi ry'impundu bavugiriza agakiza riri mu mahema y'abakiranutsi. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari, ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gushyizwe hejuru, ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Amen. Uwiteka nashimwe cyane. Ngira ijambo nifuje ko dusangira muri uno mugoroba rivuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu kugira neza kw'Imana. Imana yacu nishimwe. Ni indirimbo ya Dawidi yahimbye, ariko irimo amagambo yo kwizera no mu gihe gikomeye, no mu gihe nakuvuga ngo cya gihe abantu babona biri umuntu ari kuri finale, byanze, uburwayi bukomeye, umuntu arenge cyane, ari muri koma, umuntu akomerejwe mu buryo butandukanye bw'akazi cyangwa se n'ahandi. Ubuzima aho tunyuza n'ahantu hatandukanye, ariko ijambo ryazamutse muri Dawidi yavuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama. Imana yacu nishimwe. Numvise muri no mugoroba mfite inspiration ivuga ngo hari impamvu yo kurama kw'abantu. Impamvu yo kurama kw'abantu ishingiye ku byo Imana idushaka, ishingiye ku mugambi wayo, ishingiye ku mugambi mugari wayo, ishingiye ku ntego. Haleluya. Ishingiye ku ntego z'ubuzima bwacu, the purpose, intego y'ubuzima, kuki turiho. Aravuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama, ngo kugira ngo nzatekerereze abandi bantu kubyo kugira neza kw'Imana. Imana yacu nishimwe. 14 ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye. Uwiteka niwe mbaraga yanjye n'indirimbo yanjye. Ndango uyu munsi Uwiteka umugire mu imbaraga, Uwiteka umubone mu imbaraga, Uwiteka umubone mu bushobozi. Nkuko rero ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye, nawe navuga ngo Uwiteka umubone mu imbaraga. Imbaraga abantu bazira mu bintu bitandukanye, mu mafaranga, muri connection, mu mashuri, cyubahiro. Ariko uyu munsi bene data abize dusangiye gucungurwa, ndagira ngo namwe mbabwire ijambo rikomeye. Tubone imbaraga muri Kristo Yesu, tubone imbaraga mu kumwizera. Nk'uko igiti kibona imbaraga mu mazi no mu butaka bufite ifumbire, kikabonamo imbaraga, kikera igihe cyose, kikera imbuto nini, kikera imbuto nzima, kikera imbuto ziryoshye. Natwe imizi yacu tuyishorere muri Kristo Yesu, dukuremo imbaraga. Imana yacu nishimwe. Naho ibintu byaba bigoye, uyu munsi ndakubwira wowe tuma dusengana kugira ngo ugire imbaraga muri Kristo Yesu. Imizi yawe uyishorere muri we. Nubwo wabona icyo urimo usengera kigoye, ikigeragezo cyanutse bigoye, uvuga ngo Uwiteka nahanga ndagushaka. Hari igihe abantu basenga rya sengesho ryo kuri finale, uvuga ngo Mana uyu munsi naho ndagushaka, ukine finale, ndagushaka ngo mubone, ndagushaka akanya uyu munsi nyereka sinzakwibagirwa. Kwa hantu umuntu abasenga isengesho avuga ngo Mana iri ngiri nishaka isengesho rya nyuma, ariko nkubone mu buryo budasanzwe. Uwiteka nashimwe. Ndashaka kukubwira ngo nawe rero ugire imbaraga muri Kristo Yesu, ugire imbaraga muri Kristo Yesu. Ibyo waba urimo usengera Kristo Yesu akubere foundation,
kandi birenge kuri icyo akubera imbaraga, akubere ubutaka buzima ushoreramo imizi, ukabona gukira, ukabona gukomera, ukabona umunezero, ukabona ituze, ukabona amahoro mu mutima. Uwiteka wacu nahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngiri jambo numvaga nabasangiza mu nubwo bavuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zacu, niwe ndirimbo yacu. Turavuga ngo indirimbo iva mu mutima unezerewe, iva mu mutima utuje, iva mu mutima udafite igishyika, iva mu mutima udafite depression, iva mu mutima udahungabanye. Indirimbo ni kimwe mu bigaragaza amarangamutima y'umutima, yuko anezerewe, yuko ari mazima, yuko afite ubugingo, afite ubuzima. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi gira imizi muri Kristo Yesu, uyu munsi mugiremo imbaraga, uyu munsi muhamye uvuge ngo ni wowe mfitemo imbaraga. Uwiteka nashimwe. Umurongo wa 14 nuko wavugaga, wa 15 ngo ijwi ry'impundu bavugiriza agakiza riri mu mahema y'abakiranutsi. Ijwi ry'impundu bavugiriza agakiza riri mu mahema y'abakiranutsi. Ukuboko k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Umunsi Uwiteka agukorere iby'ubutwari. Uyu munsi Uwiteka agukorere ibitangaje. Uyu munsi agukorere ikintu uvuga ngo Mana nkubonye mu buryo budasanzwe, ubutwari bwawe burigaragaza, kandi ijwi ry'agakiza riri mu mahema yacu. Uwiteka nashimwe. Ku murongo usoza rero ukavuga ngo ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gushyizwe hejuru, ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka gukora iby'ubutwari. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereza abantu iyi mirimo yakoze. Amen. Ngira ijambo numva nshaka kukubwira ngo nawe niba uri musengana nanjye no mugoroba, nawe niba uri connecte n'iri jambo ni musenga, uvuge ngo haleluya, kandi Imana izagira ikintu irema. Uyu munsi wature gukomera, uvuge ngo Mana gira ikintu ukora nzakibwira abantu. Uyu munsi ndumva ariryo jambo numva ririmo. Gira ikintu ukora kano kanya nzabwira abantu, uvuga ngo nabonye Uwiteka nanone. Uyu munsi nuko ndumva ndimo nsenga, uvuga ngo Mana iki nacyo gikore nanjye, ariko nzabwira abantu. Hari impamvu yo kudukorera imirimo itangaje, hari impamvu Imana idukorera ibitangaza, ni ukugira ngo tuzabwira abantu gukomera kw'Imana. Dawidi arabivuga rero ngo ugikore nzahamiriza abantu, generasiyo zizaza yuko wabanye nanjye ukagendana nanjye. Kandi yarabikoze koko, aranabyandika, n'ubu turacyabisoma urugendo yagendanye na Kristo akamukorera ibitangaje. Imana yacu nishimwe. Nawe no munsi rero ugambirire gutyo, kandi Uwiteka aragukora icyo gitangaje, uzawumbwira, uzashimana nanjye. Imana yacu nishimwe. Reka dusenge. Ndagushimiye Uwiteka Data, tugushimiye kugira neza. Ukuboko kwawe ngo kw'iburyo kurimo imbaraga, kurimo ibitangaza, kurimo iby'ubutwari, ntuhabwe icyubahiro. Ukuboko kw'iburyo kwawe kuramburire ku bibazo byacu, kuramburire ku byifuzo byacu, kuramburire ku byo twifuza. Uwiteka niwe dufitemo imbaraga, ntabwo tuzifite mu zindi connection abantu bakwibwira, ahubwo ni muri wowe. Guturuka kwacu guturuka kuri wowe. Uwiteka ntuhabwe icyubahiro cyane. Ndaguhamagaye rero ngo ubane natwe, ibyo tuma dusengera kano kanya, ari abarwayi, ari abafite ibibazo bikomeye. Uyu munsi ukuboko kwawe kw'iburyo ukuramburire kuri ibyo bibazo, maze Mana ureme igitangaza. Tuzahamiriza abantu bazaza, abaza generasiyo ziri zivuga ngo Uwiteka abanye natwe mu gihe gikomeye, arigaragaza, turamubona. Ntuhabwe icyubahiro. Gira icyo urema rero mu buzima bwacu, ucyongere ku byo waturemeye n'ubundi, kandi nzi kuzakomeza gukora nk'uko wakoraga. Uhabwe icyubahiro Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane rero, mbifuje kugira umugoroba mwiza, kandi mbifurize gukomeza gusangiza n'abandi bizera ijambo ry'Imana. Turusheho gushima Imana mu izina rya Yesu. Amen.